ya ni ukuvuga ngo ubutumwa bwihutirwa. Intambara 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 iri kunyura mu biganza by'abanyepolitiki, iri hafi gushyika ku benegihugu cyangwa ku baturage. Intambara yacomotse amaboko y'abanyamasengesho, intambara itambuka. Hano turifashisha ijambo ryitwa uruzitiro. Uruzitiro, umubibyi asohora imbuto arazitera ashaka ko zera. Uruzabibu yateye yifuza ko rwera ibitoki ariko ngo rwera imbibi. Ni ukuvuga rero nabonye isenyuka rikomeye cyane, cyangwa irimbuka rikomeye cyane, cyangwa ihananuka rikomeye cyane, ariko mu butumwa bwihutirwa. Hano turi kumwe n'umutumirwa, ndetse ngira ngo uramubona mu gice kiri bukurikira iki. Mu by'ukuri nagira ngo nkusabe usobanurire kandi unyumve koko jyewe nanjye numviye Imana, nemera gukorera Imana, nemera kujyana n'Imana mu buryo bw'umutima no mu buryo bw'umubiri. Dushyiraho imbaraga z'umwuka ndetse n'iz'umubiri. Niyo mpamvu nicaye ahangaha ngo mbabwire ngo CNDD-FDD mu gihe ingoma yayo cyangwa manda yayo irangiye, Imana igakuraho uruzitiro rw'aba bantu. Imana ikareka abinjira banyukanyuka bakinjira, abinjira basiriba bakinjira. Ibyo bintu ni akaga ku Burundi, ni akaga kuri Kongo, ni akaga ku Rwanda. Ariho ndi bugaruke hano. Navuga ngo jye nabonye intambara rero, mbona intambara y'agakura, Herimagedoni. Herimagedoni. Ariko sijye wayibonye jyenyine, sijye uyeretswe, sijye uyishuro jyenyine. Intambara nimvuga intambara, ntiwumviye intambara y'umunsi umwe yabereye aha n'aha, ahubwo ni intambara irimbura umubiri ikarimbura n'ubugingo. Ni intambara shitani azana agamije imanga nini ari buprofitiremo kwimbura umwimbu mwinshi w'abapagani. Uko ingwano itwara uri mu nda, igatwara uwo bahetse, igatwara utwite, igatwara n'uwari uhetse. Ingwano itwara umugufu muremure, kandi ingwano iropoza n'impanuka. Itangirira ariko ntumenya aho irangirira, itangira uko ariko ntumenya uko irangira. Niyo mpamvu rero ejo yenda nagize umwanya muto, sitwadudurira ko ngo ariko uyu munsi n'ubu ufite akanya dutanga igiteraniro, nyemerera dusenge. Ubu butumwa butangira unashoje, Uwiteka aze kubana natwe. Noneho mumenye uko mwirinda, mumenye uko muhunga, mumenye uko musuma, mumenye uko mwiyubara, mwigengesera. Koko mwamaze kuzengurukwa no kwinjirirwa, kandi navuga ngo Imana yamaze gukuraho amaboko CNDD-FDD uyu mugambwe, ndetse siwe gusa ahubwo n'abandi yenda turi buvugemo hano. Yego, ubwo rero ntabakakanwa, ntabije, ntabe mwene data turi kumwe hano, ahubwo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero urumva ubuhanuzi, ntabwo namubwira ngo fatamo ijambo cyangwa tuganiremo, ariko inyuma ari butuganirize mu bijyanye n'ivugabutumwa, ariko iby'ubuhanuzi byo ni personore ku giti cy'umuntu. Mwami Yesu turakwinginze, uri Alpha, uri Omega, Rwanda, Urundi, Kongo, ni wowe ushobora kuzimya uyu muriro, ni wowe ushobora guhagarika iyi ngwano, ni wowe ushobora guhagarika iyi ntambara. Ntiduhone, watumenyeho amaraso y'igiciro, ndetse uratubambirwa, uradutukirwa, wambara ubusa ku bwacu, uracokorwa, uranegurwa, urapfa, urabambwa, turakwihakana. Buri kimwe cyose baragikoze, bakunywesha inzoga, bakutera imisumari, bakwambika ubusa, kunyohaguza, baragucunaguza, kwari ukubera twe. Duciye bugufi nk'u Rwanda, duciye bugufi nk'u Burundi, duciye bugufi nka Kongo. Uturokore n'ibibi bishoboka.
si irombo gisekedi, ni uburenganzira bwabo. Noneho rero bigaragara nk'aho birangiye, Imana ikuyeho amaboko ku bantu, Imana isenya uruzitiro rwari rubariho, ikuyeho protegisiyo yose. Bigaragara nk'aho Imana ifashe umwanzuro wa nyuma wo kwemera ko ubutegetsi buhinduka cyangwa indongozi zihinduka. Biboneka ko Imana ifashe icyemezo gikomeye cyane cyo kwemera ko abantu bapfa ari benshi. Biboneka ko za nzira zose twabonye abantu bacanye umuriro bawuhembera buke 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 buke, harimo Gisekedi, harimo Neva, nibo ubundi u Rwanda rwari ruri mu buzima bwo guceceka. Perezida Kagame nigeze avuga ngo azatera Kongo, ntaho yigeze abivuga, ntaho nzi. Perezida Kagame nigeze avuga ngo azatera u Burundi, iyo disikuru nta muntu wayizana kuri YouTube. Ariko Kongo y'ubwayo yararokoye, aho ugiye gufata u Rwanda igomeke kuri Kongo ngo ihinduke intara ngo ya Kongo. Ibyo mu bushobozi ubwo yarabufite. U Burundi buti ngiye gutanga igihugu cyanjye, Neva arabyivugira ngo aratanga igihugu cye gikorerweho imyitozo yo gusenya u Rwanda. Noneho uwo muriro wacanye, barawucana bawushyizemo inkwi zikomeye, kuko abaperezida bafite ijambo. Ijambo rya perezida rero ni urukwi rukomeye cyane, udashobora kuvuga ngo rurahita ruzima. Ijambo avuze ni nk'iry'umuhanuzi avuze, ni ijambo rikurikiranwa rikashakishwa hasi hejuru, hasi hejuru, hasi hejuru. Navuga rero ngo iryo jambo abaryumvise, abari kuryumva n'abaryumvise babifashe nk'ukuri. Abakongomani bakoze umunsi mukuru bati u Rwanda tugiye kugwera, ubwo bari ku ruhare rwa Kirombo. Neva kimara kuvuga bariya imbonerakure n'abandi bamushyigikiye bamwumva bati kabisa tugomba guhirika ubutegetsi bwa FPR inkotanyi mu Rwanda. Very good, abo babyina itsinzi. Uyu munsi wa none rero hari ibigiye kuba nk'isosi cyangwa nk'agatogo bihombotse, bimenetse nk'igiriguye hasi. Koko n'abari kurokora ibi bintu, Pentecoste y'u Burundi yari kurokora ibi bintu. Muze murabe ubuzima irimo uko yibereyeho, ibyo yinjiyemo, ibyibamo, n'ibintu bya Kagizari n'iby'ishengero byarivanze, iby'abahutu n'iby'abatutsi birivanga, iby'itarano n'amahera nabyo birivanga mu ishengero. Pentecoste yo mu Rwanda ibyari agakiza bihinduka bizinesi, ibyari agakiza yenda hano twebwe iby'amoko y'igihugu giteye imbere hamwe n'ubuyobozi bwiza iby'amoko biratakara, hagasigara inyungu z'inda n'umubiri. Abantu bari bari gusenga bishingiye kuri Bibiliya, abantu bari gusenga bishingiye ku ijambo, abantu bari bari gusenga bishingiye ku cyo Yesu yabasezeraniye yababwiye, batangira gusenga bishingiye mu nyungu z'abagore babo, abana babo, imiryango yabo, igihugu cyabo, ubwoko bwabo. Donc intambara ubwo amaboko asenga, shitana agwanya ya maboko y'agakiza, intambara inyura mu maboko asenga, abanyepolitike baratudomina. Ubwo ibyacu barabisuzugura, barabirwanya. Niyo mpamvu badufatira ingamba n'ibyemezo n'imyanzuro nta kujuja, ubwo bari hejuru yacu. Mu Burundi bituko, kuko muzabona perezida w'u Burundi asangira na pastor, gusangira simvuze ko ari bibi, uhagarariye misiyoni ya Ntahangwa. Ariko abarega cyangwa se ababikiremba, abakayogora, misiyoni ya Kayogoro na Kiremba na Ntahangwa, bamwe bati turabota, abandi bati turabatutsi, abandi bati nitwe twababyaye, abandi bati nitwe bakuru, ntibahuza iby'agakiza. Bitukuriye akaga rero, kuko ibyo twakabaye dukumiye dutangiye biranze. Niba rero ahantu Bibiri ivuga ngo hari uruzitiro ndukuyeho, hari inkike nzikuyeho, hari protegisiyo ndayishenye, ahubwo inkota ku yindi, imbunda ku yindi, ifuni ku yindi, umuhoro ku wundi,
icyago ku kindi, ishyano rigasimbura irindi shyano, akaga kagasimbura akandi kaga, umwaka ukikorera undi, indushyi ikarongora indi, akaga kakarongora indushyi. Ni nka byo turi kubona biri kwibonekeza, ni nka byo turi kubona bigiye gusohoka. Noneho rero uwo muriro watangiwe kiriya gihe, biriya byose ubu nibyo bigiye gusohoka. Ibyo bigiye gusohora kuko muri CNDD-FDD amakuru yihutirwa. Abarundi bari hanze mwihishurirwa no mwiherero barengeje 3,800,000 barakabakabenye. Miliyoni z'abarundi bari hanze. Izi miliyoni zigomba gutaha. Mu gihugu hariyo miliyoni zirenga 14,000,000 mwihishurirwa. Marayika rero ushinzwe perezidanse y'u Burundi, marayika ushinzwe perezidanse y'u Rwanda n'iya Kongo, marayika ushinzwe abinjira n'abasohoka mu Burundi mu bubanyi n'amahanga, hama marayika ushinzwe ikirere, marayika ushinzwe ubutaka, marayika ushinzwe ikiyaga cyangwa se imigezi n'ibiyaga. Abo bose bahanye inama n'ingiro n'intego by'uko hari umugambi umwe bahuriyeho kandi bahuje wo kugira ngo bahindure inzego cyangwa se indongozi. Ibyo bintu rero bisa na etaje igiye guhirima, ariko ihirime hakirimo abantu. Bisa na etaje igiye guhirima, ariko ihirime hakirimo abaryamye, ariko mu turimo dutandukanye, mu bikorwa bitandukanye, abatumva, abareba, ababona, abatabona. Donc bise naho bibaye nka wa muntu wavuze ngo ndiho yantumye ngo mbirabumvira. No kuvuga ngo harimo abantu bumvise ubu butumwa, bafata decision zo kwihana, bafata izo gusenga, basengera igihugu, baguma gutarama, baguma batarama. Marayika usanzwe ugendera muri perezida n'abaministiri n'abagaba b'ingabo n'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga, hari igice cy'u Burundi yagerageje guhuza n'igice cy'abari mu gihugu n'abari hanze. Byarananiranye. No guhana amajambo. Ibintu byagumuko, ibintu ntibyagumuko, ahubwo ijuru ryo rije guhuza ibidahura, ryuzuza ibituzura, kandi ryubaka ibitari byubatse, kandi bisenya iby'umwanzi yubatse. Rero iki ni ikibazo cyananiye abantu, ariko Imana yo iragishoboye, igiye kukikorera. Ntahura unyumve, uri kure azabimenya, n'uri hafi azabimenya. Iyo igiti kiguye cyari igiti kinini, imisozi iriyamira, igira ijwi rirangira cyane, rimeze nka biriya bihugu biteye imbere bigira arume zishinzwe kuvuga ngo hari icyago. Ibi niko bigiye kugenda. Rero mu ijoro, ku manywa, kurangiza uyu mwaka no gutangira mu butaha, mwicare mwiteguye ko hari ijambo rigomba gusohora mu Burundi, hari ubutumwa bugomba gushyika mu Burundi. Ntabwo mvuze umwaka utaha, oya, simvuze oya, ahubwo iki gihe turimo. Mugiye kubona uwiguze igihugu cy'u Burundi akamena amaraso yari we mwami wacu Yesu Kristo wakibambiwe. Uyu ni ugiye kongera kuhagarara, uwahagarare mu Rwanda, uwahagarare muri Kongo, kuko Imana yambwiye ngo Imana igiye kurangiza ikibazo cyabananiye. Hama uri mu kuriyame, uri mu kinyomame, ubwo koko nyuma y'imburi, nyuma y'uko umuntu wese avuze ngo jewe n'undi ati nanjye, hari umucamanza mukuru, niwe Kristo utanga ubutabera buboneye bukwiriye. Uwo yamanutse kandi aje kuko yabibasezeranye. Uyu munsi rero nabwira umuntu wese ukurikiye ngo
fata umwanya wo gusenga uhagije kandi udukirisha ukuboko kwawe kw'iburyo Yesu, maze izina ryawe ryubahwe kandi ubwami bwawe nibuze. Amen. Reka rero dusabe kandi tuzahabwa, nidushaka ngo tuzabona, nitunakomanga tuzakingurirwa. Haciyemo igihe hanyuraho ubuhanuzi butandukanye, ntari busubiremo hano, kuri jye no ku bandi bagiye bavuga intambara, ariko iri joro rihise ritambutse nabonye intambara irimo indege nyinshi, irimo imodoka nyinshi z'intambara, irimo abasoda benshi mu mayinifomo menshi, kandi mbona si Burundi gusa, si u Rwanda gusa, si Kongo gusa, muri intambara y'agakura. Hari intambara dusanganwe z'ubukene, hari intambara dusanganwe shitani yabibye mu bantu zituruka i Burayi ngo z'abahutu n'abatutsi. Ibyo byo mu bakristo ntabyo tugira, n'u Rwanda rwarabiciye, ubu hari irangamuntu imwe cyangwa se idatiti imwe, n'u Burundi hari idatiti imwe, ariko shitani afite ahantu yabibitse. Uyu munsi uwo mudayimoni yongeye kuzuka kubyitwaza no kubyifashisha. Izo ni intambara rero zari zihasanzwe, twabonaga bivugwa bihita, nko muri Kongo buno harimo abari gupfa bazira ubwoko bwabo. No mu Burundi mwibuke hari indirimbo yajyaga ikunda kuhanyura, hariho abicwa bazira na 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 na. Iyo ndirimbo ndumva narigeze nyumva muri Burundi 2016 na 7 mwaho ngaho. Uyu munsi wa none rero umwanditsi Yesaya mu kigabane cya 5 aravuga ngo nzasenya uruzabibu runyukanyukwe, rusenwe, rwangizwe ku rwego ruhambaye cyane. None iyi ngoma ya CNDD-FDD iri guhirima, ariko ikaba yahirimira abantu. Ubundi etaje yiguye, ivumbi ye rutumutse arabagwara amagiripe cyangwa se inkorora. Etaje yihirimye hari abihirimira kuko batigeze bagira imburi yo guhunga cyangwa yo gusohoka. Kandi ikintu kirekire iyo gihirimye, ibiri ku musozi kirabigwira, ibiri aho hafi kirabyangiza. Ni ibiki biri hafi y'uyu muganga? Ni u Rwanda, ni Kongo. Imvura yarakubye, Imana ibwira abantu ngo mujye kugama, abantu ntibajya kugama. Imana ibwira abantu ngo ni mwanure, bishobora kunyagira, abantu ntibabyana. Imana ibwira abantu ngo ni mushakishe uburyo mushobora kukavaringa ibyanyu n'abanyu, birananirana. Noneho haza uruhereko cyangwa uruhubiko rw'uko Sebarundi atigeze areba ibiri kuba cyangwa ibigiye kuba mu gihugu ciwe cy'u Burundi. Mu gihe atigeze abireba cyangwa ngo abibone, ayobora igihugu ariko kiyobora ahumirije. Niyo mpamvu yateguje u Rwanda ararubwira ngo azafata Kigali anyuze Kirundo, Bugesera, afate Kigali. Abivuga ishuri rirenze imwe. U Rwanda ntirwabifashe nk'imikino kuko bivuzwe nka perezida rwariteguye. Tshisekedi Chirombo aragabisha aravuga ngo ntabwo azirirwa we azi Kigali azohereza Sukhoi, kuko yari yaraziringiye ari nyinshi yaguze mu Burusiya zize kurasa Kigali. Ariko ndaje mbandanye ubutumwa nagira ngo nkwereke ko shitani yahembereye umujinya ariko afite ahatangiriye. Bireba ngo si shitani ntiyigenza ariko agira icyo agendako. Nge ndaje mbandanye ishurirwa niyerekwa Imana yabaye hama. Iyo bateye hejuru mwasamaye kira mutu na kikapu cyake hombohomboka, ubwabwirwa besha kumva bene. Gisekedi imbunda yari yiringiye zihambaye, nta kintu zamumariye, bazisenye zitageze ku ntego. Yiringiye n'u Burundi ko bushobora kuzakora ibitangaza muri Kongo, nabwo burahahombera.
Evariste Ndayishimiye wasezeraniye abarundi ko azirukana Evariste Ndayishimiye wasezeraniye abarundi kwirukana M23 agasigazayo Wazalendo na FDLR zikabona uko zikora ibyo zishaka mu banyamurenge, mu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, mu baharanira uburenganzira bwabo nk'abatutsi. Jewe biriya ndabyemera ko kiriya gice kirimo abantu barushye bagowe. S'il vous plaît, sinzi mujye musura kuri channel ya WhatsApp ari tubashyiriraho amashusho y'ibiri kubera y'uburyo bafatwa ku ngufu, uburyo bicwa, kandi nta muntu utambaye umubiri. Mwigeze mubona abantu bose banyuze muri documentation y'u Burundi muzi uburyo bamerewe nabi, kandi uwatotejwe wese muzi genocide yabaye mu Rwanda, uburyo abantu bakorewe ibintu bibi birenze ibikorerwa ikuzimu kwa shitani. Nubwo ntahazi ariko niho habi tukunda kuvuga, ngira ngo ibyabaye muri 94 byari bibi cyane, aho izo nzira zose shitana zinyura amahembera umujinya wo kurimbura icyo nakita u Rwanda. Kuko ibyo byose biraba, ariko kumva Amerika iri kuvuga ngo ni u Rwanda, Kongo iri kuvuga ngo ni u Rwanda, Burundi iri kuvuga ngo ni u Rwanda. Niba ari iterambere rero Kagame yarwanye intambara zitandukanye, u Rwanda rubasha kugira iterambere. Navuga ngo hazi ifuhe rero ry'abadayimoni. Sorry nimuvuge ngo nkunze u Rwanda, shyigikiye u Rwanda, ujyake nta hantu mbagamira, nta murundi nifuza kwa, ariko hari amasezerano Imana yahaye abarundi ibabwira ngo ngiye kubahindurira indongozi. Noneho aya masezerano ku Rwanda ho bisa n'ibisohoye. Abarengwa bararengwa, abadamarara baradamarara mu Rwanda, bajya mu byaha babijyamo. Uyu munsi wa none hahaguruka ibihugu byinshi byose bivuga ngo mukwiye gusenya u Rwanda no kurimbura u Rwanda. S'il vous plaît, ntabwo twese twacumuye ntitwakoze ibyaha. Noneho rero mu butumwa nahawe no mwihishurirwa no mu buhanuzi no mwiyerekwa twagize, u Rwanda rurimo koko muri iyi ntambara, rurimo muri iki kibazo, rurimo muri izi ngorane, rurimo muri amatate, rurimo. Ese Imana igiye kurekurira umujinya wayo ku Rwanda? Ese Imana igiye kurekurira umujinya wayo ku Burundi na Kongo, hama bihinduke agatogo, bihinduke nk'ibintu bavuguse cyangwa bamese, bihinduke uko umwanzi yabigambiriye? Niyo mpamvu rero ya ntambara nakubwiye hano naje kubona no kwerekwa, nawe uyibonye wanahahamuka, wakikanga, wavuga ngo sizini, ibi bintu biteye ubwoba, biteye ipfunwe, biteye agahinda, ni akamaramaza. Harimo abavuga bati yaba yaribaye nkibonera inzu yanjye nanyazwe, yaba yaribaye nanjye abantu twari miliyoni 10 hagasigara 3 nkitungira. Harimo abavuga bati yaba yaribaye ubuyobozi bugahinduka ngiye burambangamiye. Harimo abavuga bati yaba itaribaye ubuyobozi bukagumaho ngewe bwampaye serivisi nziza. Koko ingoma yose igira abo yica, ikagira n'abikiza, ikagira abayikunda, ikagira n'abayanga. Niyo mpamvu bavuga ngo opposition. Niyo mpamvu uzasanga igihugu cyaba cyiza ku rwego urwo ari rwo rwose kigira opposition. Ni Burayi, Ubufaransa bugira opposition, abatavuga rumwe na Macron. Amerika ikagira opposition, abatavuga rumwe na Trump. Canada ikagira opposition, abatavuga rumwe n'abaminisitiri b'intebe n'Uburusiya nuko n'Ubushinwa nuko. Uyu munsi wa none opposition y'ijuru ni shetani, opposition wacu nk'abakristo ni shetani. Ariko hariho rero na opposition twavuga ngo mu makote yose. Ntabwo ari igitangaza, nyine ngarutse ku ijambo narindiho mvuga ko kuba hari abanenga ibitagenda n'uburenganzira bwabo, kuba hari abashimira ibigenda n'uburenganzira, kuba hari abarundi bashime Evariste Ndayishimiye n'ibyo yabagejejeho sadepa n'uburenganzira bwabo, kuba hari abanyarwanda bashima nyakubahwa Excellence Perezida Paul Kagame ku byo
atugejejeho. Amen. N'uburenganzira bwabo bwacu. Ayo mateka nimba tuvuze ayo mashyiga atatu, urabona Burundi, Rwanda na Kongo bakabaye bamenya ko turi amashyiga atatu, aba bazungu barimo gushaka gukura amashyiga rimwe ngo bigende. Sinumva ukuntu Amerika rero yivanga mu bintu ikavuga ngo yo iraza guteruramo ishyiga ryitwa u Rwanda. Ariko ubundi Amerika kwiteka kuri gaze iby'amashyiga yabimenya buriya wanamugana Amerika bateka kuri gaze iby'amashyiga ntabyo ntabyo none ko barimo kwitabaza abantu bateka kuri gaze bitara amashyiga. Abanyarwanda n'abarundi n'abakongo bakongeye bakagaruka ku muco no kuri ku mateka bakamenya ayo mashyiga bakayereka abanyamerika. Ibyo ari byo byose imisozi ya Kongo yasengewemo, imisozi y'u Rwanda isengerwamo, tugarutse muri Bibiliya imisozi y'u Burundi isengerwamo. Dufite isengero nyinshi mu bihugu byacu. Twavuze Yesu mu buryo bw'ubujiji koko twigishijwe nabi kumirwa, ariko haracyari ibyiringiro. Haracyari ibyiringiro ko Yesu yakwinjira mu mitima none yatugirira imbabazi. Ese koko umwe yigeze avuga ngo umukiranutsi uhari ararimburanwa n'abanyabyaha bahari. Ni Aburahamu wabivuze. Kubw'ubu butumwa rero twe turi kubona ndetse n'irihishurirwa n'ubu buhanuzi n'izi nzozi n'ijwi byose tugize kombine n'irivuga butumwa n'aka gahinda dufite. Turi mu gika cyo gusabira Burundi imbabazi n'u Rwanda imbabazi na Kongo imbabazi, hama abazungu baguma iwabo kuri gaze n'amashanyarazi cyangwa se umuyaga n'iterambere ryabo tutarimo gushaka kwimika Yesu. Yego n'ukuri twebwe batureke imike Yesu wacu. Dusabye Yesu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ni Kristo ngo narinze abarinzi barindira ubusa. N'uwiteguye gukuraho uruzitiro ni Kristo. Kuko niwe warushyizeho. Ni nawe uturinze ibi bihe byose byatumye tudasendwa. Erega niwe turemye, niwe tugerera tugeze. Ni nawe wadutabaye mu buryo bwose akarinda u Rwanda iyi myaka yose ndetse n'u Burundi na Kongo akoresheje ababishinzwe. Akoresheje abe. N'ubu rero twamusabaga ntabwo twifuza ko muri uko kwezi twinjira mu ntambara cyangwa mu gutaha cyangwa mu mwaka utaha. Rwose nabyumve Kongo yigire Kongo yayo, Burundi abugire Burundi bwabo, u Rwanda rubu Rwanda rwacu. Mugabo ayo mashyiga atatu tuyasanga twese inkono iri gutogota ibyo kurya tubisangire mu mahoro. N'amahoro. Kuko i Burundi havayo imbuto, mu Rwanda hakavayo ibiraya n'amata bijya i Burundi, Kongo ikabyara ibi n'ibi. Urumva ni inkono twese turi kwaruramo ibidutunga. Ni inkono iri abana batatu twese turayikikije. Turitegereje kurya ibivuye. N'amahoro rero. Reka dusangire rero indirimbo ya 77 mu gakiza. Nitumara twerekeza ku musozo hari icyo twongeraho tucyongereho dusoza. Murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana amahoro. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Utugirira ubuntu Mana ihoraho mu rugendo rwacu dufite, utwoherereze umugisha mukiza tubashe kukumenya Mana. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, abo ngabo tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Sinshaka gukorera abami babiri, niko gukunda isi n'ijuru. Hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru,
ijuru tuzaririmbana nabe abo ngabo. Ikibazo kigeze aha kidakemuka ariko ubukristo bubonetse ya mbuto rwa ruzabibu rwakwera ibyitezwe gutera. Uyu munsi wa none rero abakristo n'ubundi turacyafite inzara n'inyota byo gukizwa, nubwo bimeze uku, nubwo bigoye uku. Hari abaciyiriza ubusa bakabishobora agafata umunsi wose atariye, hari abakijya mu butayu aho bishoboka, hari abakigerageza kwera, hari abakijya mu cyumba cy'amasengesho bakiherana n'Imana ikabahishurira. Donc ntabwo nubwo bimeze uko ba Daniel baracyahari, ba Daniel barahari, ba Saduraka baracyahari, ba Yosefu baracyahari. Harakora iki ngo abo biyongere? Koko turabona ko twamaze gufata indi nzira, irindi barabara cyangwa undi muhanda warinjiye mu ivugabutumwa. Ushingiye ibyo turi kubonesha amaso tutarinze kwerekwa, turabona ko agakiza muri Afurika by'umwihariko Rwanda, Burundi na Kongo kamaze gufata indi nzira, kamaze kwangira. Kukagarura rero ni umuti w'ubukristo, buri wese agafata agashaka ubukristo nyirizina Imana yagaragaje. None ibi bintu nta kuntu Imana yabigarura muri twe bikaba byiza hatarinze kunyukwanyukwa. Koko ikinyarwanda ko kunyukanyuka ni ugusibanga. Uzumva umuntu akubwira ngo abantu bagishwana urugomo rukibaho ngo nakunyukanyuka, ngo ndumva umujinya nakunyukanyuka. Niba Imana ifite ishavu nk'iyo ikagira umujinya nk'uwo, ngo ngiye gusenya nyukanyuke. Kunyukanyuka ntabwo ari byiza nyine, kuko kunyukanyuka ni ugusibanga, ni ukwangiza, ni ugukuraho ibyari biriho ku buryo nta n'isura yabo, bakarema ibishya. None twe dufite ubwoba rero, dufite ubwoba kandi birumvikana burahari. Nuza kwitegereza twebwe u Rwanda rufite amahoro, ariko rufite amahoro abandi badashaka bashaka kwangiza. Noneho rero niba abo bandi batabishaka nuko bo bayabuze, nabo barayabuze. Ntabwo wabuza amahoro utamanjiye kuyabura. Yego, ntushaka kubuza amahoro, wowe umanza kuyabura ukayabuza abandi. Noneho rero hatagira n'utwumva nabi, ntabwo tuvuze ko genda se twe turi abavugizi b'u Rwanda, sindi umuvugizi w'u Rwanda, ariko shingiye nk'umuturarwanda, shingiye ku byo numva turabavugizi ba Bibiliya. Ese nta kuntu Imana yajoininga ibi bintu, ari u Burundi ntibugwe muri iki cyobo, ari u Rwanda ntirugwe muri iki cyobo, ari na Kongo, Nord Kivu na Sud Kivu ntibagwe muri iki. Koko niba witegereza ukuntu ibisasu byica abantu na jenoside yabaye uri mukuru, ibi bintu byari ku rwego tudakwiye kubibona. Ntabwo byari bikwiriye rwose. Ahubwo Imana yo irimo kubishyira mu nzira kugira ngo ababyumva babyumve, banabishyire abo bigomba gushyira. Yego, bagira n'imishyikirano yumvikana itarimo uburyarya bwa Satani. Yego, ahubwo haba imishyikirano irimo kugaragaza ukuri n'ubwumvikane n'ikibazo uburyo cyakemuka. Yego, u Rwanda rubivuga neza bikumvikana, ariko ntabwo bashaka kubyumva. Ahubwo bamara kubyumva bakagenda bakabihindura, uko babyumvishe bakabihindura. Ibyo byose bakurikiranye amateka bakamenya ikigenderewe ni ikihe, gikorwe gute. Aba bagabo uko ari batatu babyumva bakabikemura neza. Haza abazungu, kuko abazungu nibo babikoze, ntabwo bari babyumva. Ababikoze barashaje, ubu bariho nabuzukuruza batazi ibyayo. Kuko u Rwanda na Kongo n'u Burundi wari wabona amashyiga atatu bagiteka ku nkono za Kinyarwanda, hariho amashyiga atatu. Uzasanga rero iyo havuyemo rimwe ngo hari n'igisakuzo cyangwa igisokuzo, inkono irahirima ntabwo ngo havuyemo umwe ntitwaje. Niba Kongo rero ivuyemo mu mahoro, ni ikibazo ku Rwanda n'u Burundi. Niba u Burundi buvuyemo, ni ikibazo kuri Kongo n'u Rwanda. Yaba rivuyemo inkono igahirima. Niba u Rwanda ruvuyemo, ni ikibazo ku Burundi na Kongo. Niba bashaka gutereka amahoro ku mashyiga atatu, yego, here kugira ishyiga rivamo, amashyiga yose nahagarare, amahoro bayatereka. Kandi nubwo abatera amashyiga abatari abafundi bose, ariko baragerageza akabareshya, ku buryo inkono ugiterekaho cyangwa se isafuriya buno muri viziyo ikaringanira, idahengamye.
kandi kugira ngo bitaza no gushya igipande kimwe bidapfuba. nta kuntu rero ibi bintu byacu byaba byiza abazungu batatuvangira urukundo n'amarira azaba mu ijuru. hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu nibo barungurutse mu mva. Yesu ubwo yamaraga kuzuka mu mva hanyuma yagiye mu ijuru. Ame tuzanezwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana nabe, abo ngabo tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru. no mu gihe tugendera muri iyi si tuyibonamo ibidushuka, ariko dukwiye kunesha ibyo byose kuko ari ko Imana ibishaka. Haleluya, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana nabe, abo ngabo tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru. Yesu aguhe umugisha. Navuga ngo nubuhe butumwa twagenera abarundi, abanyarwanda, abakongomani, tunahuje Pentekoste, tunahuje ukwizera, twababwira ngo basubire ku muhamagaro. N'abayobozi bacu begere abatambyi, bongere bigishe neza ibikwiriye gukorwa, iby'amahoro, iby'umutekano, iby'ubukristo, ibyo Yesu yavuze. Yesu yavuze ngo bahaye amahoro. Ayo mahoro rero nibayigishe abantu, bongere bagire ubumwe bumvikana. Kandi saa y'abisi ntabwo ari ay'abisi, nta mahoro Yesu atanga ava mu ijuru. Satani rero yazanye amahane, yirukana amahoro. Yego, nibongere bagarura amahoro, amahane nayo agende asubire kwa Satani. Yego, icyo nicyo numva twababwira. Kandi abayobozi bacu bafite ubuvugizi n'uburyo bakwibutsa abo bapasiteri, abo bigisha, bavuga butumwa, bongere bigishe amahoro, amahane agende. cyane ko hari marayika ushinzwe kuvugana na Kayizari cyangwa Sazari, wimika akanimura, hakaba na marayika ushinzwe amanywa, akaba ashinzwe nijoro, n'imitima yacu twese uyishinzwe cyangwa uyijejwe. Hari na marayika ushinzwe ibitotsi, agaha abantu ibitotsi. Yego, ubwo rero muri ibyo bitotsi twese dusinziriye, Yesu nibwo yakoresha abo babishinzwe, abayobozi n'abatambyi bagakorana. Ubundi mbere abatambyi bagiraga inama abayobozi, babwiwe n'Imana, bakagenda bakubwira abayobozi ngo Imana yatubwiye ngo mugire gutya, mugire gutya, mugire gutya. Nibyongere bigaruke, bahane inama, bere kwangiza, ngo Imana ibabare kuri muri make. Ibya Kayizari bibe ibya Kayizari, iby'Imana bibe iby'Imana. Bere kubivanga nk'uko Uziya yabivanga, ariko bakorane, ariko batabivanze. Bakorane bunganirana, bahuriza ku mahoro Yesu yatanze. Yego, ubwo abasenga n'abashinzwe inzego zisanzwe muri leta begerane, babe umwe, duzuzanye. Kuko iyo waje mu rusasu, ubwo gusenga bigira ikibazo nabyo. Yego, ariko iyo urusasu rutabaye, bakabamo kumvikana, imishyikirano birakunda. Imana nayo ntabwo ikunda urusasu. Wasenga rero udusoreza, njye ndumva ari aho twasubikira. Imana iguhe umugisha, dushimira abantu bose babanye natwe. Murakoze abatega amatwi Imbabazi TV, cyangwa bakomeza gukurikirana no kugira ku gahinda. Yego, dusengeye ibihugu byacu bitatu, kugira ngo Data rero mu ijuru babashe kumenya amashyiga atatu yaterekaho amahoro. Barimo kurwanira, turimo gusaba, dusabye Imana kugira ngo ayo mahoro iyabigishe, bayasobanukirwe. Abigisha bashinzwe kwigisha bigishe iby'ayo mahoro. Dore Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akunda gusaba amahoro, akunda gukora ibintu bizana amahoro. Ni ukuri turamwingingiye kugira ngo Imana ikomeze kuba hamwe nawe, kugira ngo abashe gushaka icyazana amahoro, kandi ibyo asobanura bibashe kumvikana. Abatashaka kubyumva, Imana ari yibumbisha kugira ngo babashe kumenya, babisobanukirwe, bamenye ibyo ari byo. Turasenze rero kugira ngo ibihugu byacu ko ari bitatu, ndetse n'ibindi bihugu bidafite amahoro bibona amahoro, biyakuye
ku gihugu cyacu uko kirwanira amahoro. Abakozi turagushimiye, abatambyi n'abayobozi babashe guhuza, babashe kwegerana, baganire, bamenye igikwiriye gukorwa kugira ngo Imana yere gukuraho uruzitiro. Urakoze ko byumvise, biduhane n'abera bose basenga bagataka ku manywa n'ijoro, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Turabahaye kaze ku Mbabazi TV gatatu, turi kumwe n'umutumirwa, reka mbahe umwanya abibwire. Nta mugabo uvuga undi umugabo arivuga. Mutama, murakoze cyane ku Mbabazi TV, abateze amatwi Mbabazi TV. Amazina yanjye ni Mushimiyimana Raymond. Aba n'umufane kote. Yes. Umukristo usoma Bibiliya kandi ukunda gusesengura Bibiliya nkamenya neza ikirimo, akibwira abandi. Asante. Ngira ngo rero no umuvugabutumwa mwiza mu itorero Pentecost of Rwanda, ndetse akaba umukukuruke, umuntu ukuze cyane. Mu Kirundi babita abakukuruke. Tuguhaye ikaze mu ivugabutumwa ryacu. Mu Kinyarwanda bavuga ushesha kanguhe cyangwa inararibonye. Naho rwose. Navuga rero shuti bavandimwe ku Mbabazi TV gatatu, mfite ubwoba shingiye ku bw'ubutumwa ndi kugenda mbona message ngenda nakira, ari iziva mu ijuru, ari iziva mu bantu, ari n'iziva mu bintu, nibyo twibonera. Umutima wanjye ufite ubwoba shingiye ku matangazo ngenda mbona, shitani atangaza, isi itangaza, amareta atangaza, n'ijuru ritangaza. Mfite ubwoba ko ibi bintu bishobora kuba, ariko turabihuza n'ijambo ry'Imana, Yesaya igice cya 5, ndetse turaza no kubifatikanya n'umuririmbyi wa 77 muri kantike y'Ikinyarwanda mu ndirimbo z'agakiza. Yesu aguhe umugisha. Rero udukurikiye, iri jambo Yesaya yaravuze ngo yagize ihishurirwa agira niyerekwa, ngo Imana yafashe umurima mwiza, irawutokora irawutunganya neza, ishyiramo ibikenewe byose, ngo imare ihingamo urutoki, ari rwo ruzabibu. Ariko ngo urwo rutoki rugiye kwera rwera indibu, rwera ibitari ibitoki, bisa n'ibitoki ariko atari ibitoki. Yateye intama hera impene, atera intama hera imbwa, atera intama hera impyisi, atera intama hera ingurube. Yoroye intama, mu gitondo abona yabaye ihene. Noneho abiba mvuze inzoka, aho naba mvuze ikindi kintu yenda abiba amasaka hamera urukungu. Noneho arangije ngo afata decision. Sinzi ko wahasomye, ariko warahasomye, wavuze ko uri umusomyi. Narahasomye yego. Ngo we yarabibye n'umutima mwiza, yateye uruzabibu anishimye, ananezerewe, aranaruzitira, arurinda ibyonyi byose, ararufumbira, ngo acukuramo n'urwina rwo kuzataramo ibyo bitoki, ngo akenga akanywa umutobe. Mu Kinyarwanda iyo bavuze umutobe bavuze umunezero, ariko ikiryoshye ni ibiryoshye ariko birimo isukari itari diyabete, kuko umutobe w'ibitoki umwimerere abawunyweye bose ntibigeze bagira ikibazo, ariko isukari z'inkorano aho zitugeze turahazi. Noneho rero ngo Imana irarakara, ibabazwa nuko yahinze intama ikabona impene, ibabazwa nuko yateye amasaka hakamera urukungu. Ifata decision ngo zo gukuraho uruzitiro, zo gukuraho protection, ngo hakinjira umukumbu unyukanyuka wa ruzabibu, hakabaho kunyukwanyukwa, hakabamo inzira, hakabamo ibyonyi bikinjira. Ibyo bintu niwumva rero ibintu biri kuvugwa mu Burundi, ukumva biri kuvugwa muri Kongo, ukumva biri kuvugwa mu Rwanda, nta gihumurije gihari, koko imipaka iduhuza twese harunze y'igisirikare, irimo kugotwa. Kandi urebye ububanyi n'amahanga, amagambo buri guhanahana, urebye abaperezida, amagambo bari guhanahana, nta musaruro. Niyo mpamvu nakubwiye ngo mu ijuru ibivayo ntibihumurije, ariko biranahumurije nanone, kuko hari ibyiringiro. Ariko nibagira icyo bakora cyiza, nihagira igikorwa, niyo hatagira igikorwa, uruzitiro rurasenywa, hanyuma habeho kunyukwanyuka. Uku kunyukwanyuka Bibiliya ivuze
gukuraho abantu buno burinzi buturiho. Ega na Isirayeli nayo yaranyukanyukagwa. Yes, barayinyukanyuka. Barayinyukanyuka gavuye uburinzi. Ndetse bakanayinyaga. N'isanduka bakayitwara bakayinyukanyuka. None ibyo bintu nibyo bigiye gusohora muri ibi bihugu byacu. Nibwo bwoba rero natangiye nkubwira ngo mfite ubwoba shingiye ku byo ndi kubonesha amaso n'amatangazo. Ijuru rikongera kuvuga ariya magambo yo muri Yesaya kera yo mu myaka 600 mbere y'uko Yesu aza. Imana ikongera kubivuga irebye ibirimo gukorwa muri bino bihugu byacu. Bitabaye byiza Yego. Ni imvugo ijimije abasomyi nibo mpamvu bakabaye babisoma bakabisobanukirwa bakamenya ngo iyo udatanze umusaruro ku Mana wategerezwaga gutanga hakurikiraho ibihano cyangwa kunyukanyukwa cyangwa gufatwa n'ibibembe. Abantu bakabona bafashwe n'ibibembe kuko Uziya yafashwe n'ibibembe akoze ibitamureba cyangwa se ibizira. Cyangwa ibizira. Mu busanzwe ibi bihugu byacu uri narabibonye ntabwo ari ibihugu byagombaga guturwamo na Ishimayeli. Nta mugabane Ishimayeli afite mu Rwanda cyangwa mu Burundi, kandi u Rwanda n'u Burundi ni igihugu kimwe. Byakabaye bishyira hamwe kugira ngo bikize Nord Kivu na Sud Kivu, kuko hariho igice cy'u Burundi abakoroni bometse kuri Kongo, hariho n'igice cy'u Rwanda abakoroni bometse muri Kongo. Bakabaye bamenye amateka bakayahuriraho, noneho bagatabara umuvandimwe wabo wajugunywe hakurya. Kuko n'abana babo n'abana b'u Rwanda n'abana b'u Rwanda n'abana b'u Burundi. Uburundi n'u Rwanda bakabaye bafatanya bagatabara abo bana babo bari. None kubera iki ahubwo Burundi n'u Rwanda bihuriye muri Kongo mu ngwano, cyangwa bigahurira i Burundi mu ngwano, cyangwa Burundi bugahurira n'u Rwanda mu Rwanda barwana? Urabona ko ikiri gututumba n'ikiri gufureka n'ikiri gucumba abari abavandimwe bari kujyana mu buryo bw'amagambo, ariko ubona ko isaha ku isaha hashobora guturumbukamo barwana ya hene twavugaga, ya pshisi yaki abantu bakarwana. Kitari kitezwe kikaba aricyo kigaragara. Iyi ntambara rero nje mwihishuriro nk'umuhanuzi, Imana yatubwiye ibijyanye n'ingwano ishuri irenze imwe, ariko tuguma dusenga ikagenda icuba dusukamo amabisi. Si jenyine n'abandi bose abarota, aberekwa, abahishurirwa, tugenda twese twumva ko Imana yafashe igihe cyo kugira ngo uru ruzabibu rukorerwe buri kimwe cyose, gwere uruzabibu nk'uko hahinzwe uruzabibu. Ibyo bivuze iki? Ni ubukristo Imana ishaka kuri buri muntu yaremye. Nibwo bukristo, nibwo bugereranywa n'uruzabibu Yesaya yavuze kera. Yego. Uyu munsi wa none umukristo dukurikiye harakorwa iki ngo yere uruzabibu, yere kwera indibu, cyangwa yere kwera urukungu? Kuko abakristo hari virusi yuko bari kwera urukungu. Icyambere bari kwera indibu, barinjira muri politiki ariko si yabo. Ntabwo ari yabo, si cyo bahamagariwe. Barinjira mu bwicanyi si ubwabo, barajya mu migambwe si yabo cyangwa se amashyaka, bari mu byaha bisa naho bateshutse umuhamagaro n'inshingano. Mboneraho gusaba umuntu udukurikiye, nukuri ntabwo akwiye gutakaza ubukristo bwo kwera imbuto zitwa umutobe. Ntabwo byari bikwiriye, ni Satani w'umuriganya n'abigisha bigishije nabi. Yego. Ntibigisha ubukristo nyakuri, ntibigisha Yesu nyirizina. Yego. Muri 2014 abanyamadini bagiye guterana bareba impamvu ubukristo bwari buhagije mu Rwanda hakaba ubwicanyi bugeze hariya. Basanga bigishije nabi, bigishije imbuto yatewe nabi. Ubwo ari ku ikosa nabayiteye ariko ba hano ntabwo ari abayizanye. Bayiteye itariyo. Yes. Bateye imbuto itariyo. Yego. Kuko bahawe imbuto nyayo batera imbuto itariyo. Yego. Uwazanye Bibiliya n'ijambo ry'Imana biratomoye. Byari byo.
ariko abakiriye ubwo butumwa kugira ngo babutere bateye ibitari byo. bateye nabi, batera ibitari byo, batera ibitari byo. kubera ko nta pasiteri w'umututsi ubaho, ntawubaho, nta pasiteri w'umuhutu ubaho, we ntawe, nta na pasiteri w'umunyarwanda ubaho, no muri bibiliya nta n'umurundi ubaho, na Yesu ntawe yigeze. kuko ibyo bintu ni platifomo nakita y'umubiri cyangwa se gava. niyo mbuto nyine bahinduye, batera iyo batahawe, batera iyo bataha, bateye iy'ubututsi, batera iy'ubuhutu, batera iy'ubutwa, atari byo bahawe. iteza ibibazo u Rwanda, iteza ibibazo u Burundi, iteza ibibazo muri Kongo. ni uko nguko turagushimiye kuko washyizeho uburyo bwinshi butandukanye bwo kugira ngo abantu bumve, abantu bamenye igikwiriye gukorwa. Amen. tumaze kuganira byinshi bizagera kure, uzabyumva uzumva muno butumwa, turamusengeye turamwingingiye kugira ngo azabashe kubisobanukirwa, ibyo atazasobanukirwa uzamusobanurire, kandi natwe ukomeze kutuha imbaraga kugira ngo tubashe kugira ibyo dukomeza kubwirana, kwigishanya, kugira ngo tubwirane zaburi n'ibihimbano by'umwuka, kugira ngo tubashe guhagarara dukomeye, dukomejwe n'ijambo ryawe. Urakoze, turagushimiye. Abazabyumva bose hirya no hino ku bihugu hirya no hino mu migabane y'isi bazabyumva, bazabashe kubisobanukirwa kandi bisuzume, bamenye icyo bakwiriye gukora. Urakoze, turagushimiye ko byumvise, biduhane n'abera bose, bisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Turabashimiye rero ku Mbabazi TV gatatu n'umutumirwa tumushimira kandi tumubwira ngo agaruke. Ibitekerezo byanyu turabyakira muri komenti, nawe icyo wabaza, icyo waterera cyangwa wakifuza ko ubutaha wanaganirizwa ko ribe n'ijambo wifuza ko twazarigusigurira cyangwa tukarisobanura, bibe n'ibyo utashimye cyangwa unashimye, muri komenti turazifungura kugira ngo tubashe gusangira ubutumwa bwiza butushishikariza, buri kutwoborija kuzaragwa ubwami bw'Imana. Mugire ibihe byiza rero, ndetse tubifuriza n'umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2026 twinjiye. Tunabasabiye Noheli rero, Imana niyo yitanga na bonane. Uyu tuwusoza amahoro kandi utaha ngo tuzawurye, ntuzatujye. Tuwusezerere dukijijwe, twinjire mu wa 2026 dukizwa, dukomeze tugenda no mu dukomeze tugenda. Ngayo nguko rero ni umuhezagiro w'umutama turi kumwe ngaha, yego umukukuruke uri ushesha kanguhe mu Kinyarwanda. Banyarwanda, Banyarwandakazi, Barundi, Barundikazi, mugire ibihe byiza n'indwi nziza, koko turitegura ko mu kanya tugiye gutangira ikindi cyumweru cy'iminsi 7. Sawa, ciao ciao, shalom.